turagushima ko wongeye kutwemera ko bazima kuri uyu munsi turi hano imbere ya mwami dukomeza gushaka mu maso hawe no kwigishwa ijambo ryawe. Umwuka ukomeze dufungura ubwenge tutahura ibyanditswe byera no kwizera imbaraga zawe zibisohoza, bishurirwe iby'ubwami bw'Imana. Waravuze ngo mwebwe mwahawe kumenya ubw'ubwami bw'Imana bitahawe abari hanze. Mwami, uyu munsi ugira gatatu turakwereka ubugingo bwacu, komeza ukora umurimo wawe Mwuka Wera muri twe. Tugira Mwami, twiga ijambo ryawe bijyanye n'amababa yo kwizera, kugira ngo tube abantu batagendesha amaso bayoborwa n'ibyo babona, ariko bagendesha kwizera. Urakoze rero, waravuze ngo ese umwana w'umuntu agaruka azasanga kwizera mu isi. Muri iyi minsi n'iminsi ya nyuma, kwizera kwa benshi kwaracogoye, abandi benshi baragutaye. Mwami, duhe guhagarara mu kwizera nyako, kandi uzadusange duhagaze muri ko. Kwizera gukora imirimo, kwizera kugaragaza ukubaho kw'Imana, kwizera kugaragaza ibitaboneka ko ari ukuri byo mu bwami bw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. 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 Tuguma tugaruka ku magambo tujya tuvuga kenshi, kuko ari ibintu bita key verses, des versets clés de la Bible. Hariho ama versets clés de la Bible. Niyo mpamvu nubwo subject, topic, titre yaba itandukanye, l'objet ibyo twiga bitandukanye, ariko ari amagambo byanga bikunda Umwuka agarura. Amen. Nk'amagambo y'Abaheburayo 11 umurongo wa 2 n'uwa 3, ayo ni ngombwa kwibugaruka tukaba dusomera. Amagambo avuga kwizera n'umurimo wako. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Byatumye abakera bahamya neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Amen. Hano baratubwira kwizera mbere y'Imana icyo ari cyo. Kwizera batubwiye substance yacu, substance ibigize kwizera. Kwizera no kumenya neza ibyiringirwa, kandi iby'Imana itwiringiza biri mu ijambo ryayo. Ntabwo ari byo twiremera, ntabwo ari byo twibwira. Donc la foi puise sa substance dans la parole de Dieu. Kwizera kuvuma ibyako mu ijambo ry'Imana. Kwizera no kumenya neza ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Kwizera no kumenya neza ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ya kabiri, kwizera niko kutumenyekanisha ibitaboneka ko ari by'ukuri. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Kwizera niko kutumenyekanisha ibyo tutabona. None udafite bene uko kwizera bigenda gute? Atakaza bya bintu bibiri. Atakaza kumenya ibyiringirwa. Kutabimenya rero ntabwo ashobora kubyitega, ntabwo bizaba kuri we rero. Ya kabiri, ibitabonwa by'Imana kandi biriho ntazigera bibona. Mu ijambo rimwe azaba umuntu afite izina ryo kwizera Imana, ryo kubamenya Imana, ariko nta Mana izamubonekamo. Bakomeje kutwiki
ngo abakera baronse ubuhamya bwiza kuko bari bagufite. Abo bakera ni bande? Ni bariya bose dusoma muri Bibiliya, intwari z'Imana, nibo bitwa abakera. Amen. Ba Aburahamu, ba Mose, ba Dawidi, ba Eliya n'abandi bose. Ngo icyatumye bahabwa ubuhamya bwiza n'Imana ngo nuko bari bagufite ko kwizera. Umuntu wa gatatu rero, ngo kwizera niko kutumenyekanisha ko iboneka, ibimubona, univers, inyenyeri, amasi, za galaxy, ngo niko kutumenyesha ko ibiboneka bitavuye mu bigaragara. Batubwiye umuntu wa gatatu mu Kinyarwanda bivuze iki? kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, cyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Voilà. Kwizera niko kutumenyesha ko iyo bavuze isi, murabyibuka navuze ko ari cosmos, ntabwo ari isi, ni sanzure. Kubera ko mu Kigiriki cosmos ntabwo ari isi. Cosmos ni univers, ni sanzure irimo amasime menshi, harimo n'iyacu amasysteme solaire menshi. Ngo kwizera niko kutumenyekanisha ko isanzure n'ibirimo byaremwe n'ijambo ry'Imana, mu buryo ibigaragara bitavuye mu biboneka. Ibi bigaragara ntibyavuye mu byo amaso abona. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ngo ibiboneka mu Kinyarwanda bavuze gute? Kuri mu gatatu. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, icyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Mu bigaragara. Ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Uyu murongo rero wa gatatu mushatse mwawita la dynamique de la foi cyangwa the dynamic of faith. Mu Kinyarwanda sinzi ko twabivuga. Murabona turi limité, sinzi ko twabivuga. La dynamique de la foi. Uriya murongo wa gatatu witwa la dynamique de la foi. Dynamic of faith. Nagomona l'idée de mouvement. Ijambo rigahamagara ibintu bikava hamwe bijya handi, bikava mu isi itaboneka ikaboneka. Iyo bita dynamique. La dynamique de la foi, dynamics of faith. Nuvuga ngo rero ukwizera, haleluya, kuratuma ijambo, wabyumvise, nk'uko byabaye Imana irema umuco ubeho, umuco ukava mu mwijima ukabaho. Aho turabona la dynamique, turabona dynamic y'ijambo ry'Imana. Natwe mu buzima bwacu rero, kugira ngo tubone ibitaboneka Imana ivuga mu masezerano yayo, mu ijambo ryayo, bize mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubibone n'abantu bayibone, birasaba ko uyu murongo wa gatatu tuwumva neza. Tuwe kumva dynamics ituma ibintu itaboneka biboneka, ituma ibitaboneka bigaragara. Iyo dynamics iva he? D'où vient cette dynamique? Izo mbaraga ziva he? Zivana ibintu hamwe zikabijyana ahandi, zibivana mu isi itaboneka ikaza mu isi igaragara. Batubwiye ngo iyo dynamics ni ukwizera. Kwizera niko kubizana, niko kubikora. Niyo mpamvu tugiye kwiga uyu munsi amababa yo kwizera. Manishimwe. Aya magambo tuyatekerezeho, magambo y'umwami.
Matayo 17:20. arabasubiza ati ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Amen. Amen. Uri imbere y'umusozi, tubaye tubifate mu buryo buri fizike. Uri imbere y'umusozi, urashaka kuwubwira ngo wimuke, ugende, ko umwami yabivuze, kugira ngo ibyo bintu bibe. Wowe wigeze ubona umusozi wimuka? Ndavuga mu isi isanzwe. None urashaka kuwimura, none bigusaba iki? Nuvuga ngo bisaba kwizera. Tubanze turebe kwizera bigusaba iki? Kuko mu isi isanzwe nta n'umwe arabona umusozi wimuka. Nubwo wafata urugendo hafi y'iwawe hakaba hari umusozi, nubwo wamara imyaka minga uza gusange ugihari, ko nta musozi turabona wimuka, sibyo? Yetse habaye des phénomènes géologiques zikomeye, ariko nabyo ni ibintu biba mu noneho la topologie géographique yayo igahinduka, atari ibibaya akazi ibibaya ni iki. Ariko mu bisanzwe, mu buzima busanzwe, ntabwo imisozi iva aho iri. Niyo mpamvu bavuga mu Kinyarwanda ngo naratuye nk'umusozi, bivuga ngo sinzagenda, sinzahava. Ese mwabyumva? Kuba rero umunyarwanda avuga ngo atuye nk'umusozi, ni ukuvuga ngo ari aho, ari unshakable, nta muntu azamuvanaho. None wowe mu buzima busanzwe ntabwo urabona umusozi wimuka. None wowe bakubwiye wimure cyangwa urashaka kuwimura, biragenda gute? Ntubaze kuvuga ngo birashaka kwizera, hawe ntabwo turahagera, biragenda gute? Wimura gute? Uwa mababa kuhinga, kazana bya imashini bikawuhinga. Nuhinga rero urawushenya, urawusigaranye ubutaka n'amabuye. Urabona iyi si turimo, wowe nanjye turi mu isi ifite dimension eshatu. Notre monde physique a 3 dimensions, plus la 4e, celle du temps. Mbere ko Albert Einstein ayishura ko ibyo bita muri relativité générale, avuga ko rukuruzi ni déformation de l'espace-temps. Avuga ko ikiremereye kihina isanzure. Isanzure avuga ko rigizwe mbere Albert Einstein hariho l'espace. Nk'ubu wavuye mu rugo ukazano, wageze muri espace, sibyo? Wavuye hamwe ukajya ahandi, ariko muri isi nyine iyo ni espace, l'espace. Mwabyumvise? Ega biragoye kugira ngo dufate ibintu muri ziriya ndimi tuje mu Kinyarwanda nacyo tutazi neza, biba bigoye. Murumva? Noneho bari bazi iyo bigaga espace ukwayo na temps ukwayo, bigaga isanzure ukwayo n'igihe ukwacyo. Albert Einstein rero icyo yazanye, yunguye siyanse mu 1915, niho yashirize ahagaragara icyo bita la relativité générale. Yaravuze ngo espace na temps biri kumwe n'ikintu kimwe. Abisi omiriza iyi si turimo rero twebwe, nous nous mouvons dans un monde à 3 dimensions. Tuba mu isi ifite dimension eshatu physique. Ari wowe
ushobora kumuvinga, ushobora kugenda muri direction eshatu gusa, nta yindi, nta zindi. Wowe ushobora kugenda muri direction eshatu, nta bindi. Mwenda Guillaume, ngwino hano gato, ngwino hano gato. Murabona Guillaume ashobora kujya imbere, jya imbere. We reba aho paternari, jya imbere. Ntabishoboye, subira inyuma, jya inyuma. Ntabishoboye, jya ibumoso. Ntabishoboye, tugaruke kandi hano, dutangire ya zero, jya imbere. Ntabishoboye, iyo masubira inyuma. Ntabishoboye, iyo ni dimension imwe. Iyo niyo dimension imwe physique. Alors, jya ibumoso. Ntabishoboye, jya iburyo. Ntabishoboye, iburyo. Ibumoso yawe wabigize, jya iburyo bwawe. Urya iburyo bwawe. Garuka aho wari uri, muri position ya mbere. Iyi dimension ya kabiri. Ibindi rero dushobora kubikora, ariko ni ukumurusha. Ashobora kujya hejuru, birashoboka? Aho yasimbuka nacyo. Okay. Ashobora kujya hejuru, ashobora kujya iyi dimension ya kangahe? Nta yindi wakora. Urakoze. Nta yindi wakora. Arandi wajya se? Arandi wajya? Aho ni Imana yadufungiye. Aho ni Imana yadufungiye. Nta yindi dimension ihari muri iyi monde turifite. Utagiye imbere usubira inyuma, ushobora kujya iburyo n'ibumoso, cyangwa ukajya hejuru, cyangwa ukamanuka, n'ahandi. Wayibise? Kandi ubwonko bwacu ntibushobora kurenga mu bikorekeraho muri izo dimension eshatu. Wayibise? None uriya musozi uri muri iyo dimension. Uwo musozi dushaka kwimura uri muri iyo dimension. No, ntabwo ubona se. Ni ukuvuga ngo iyo si ifite dimension eshatu, sibyo? Niyo irimo ibi byose tubonesha amaso. Wabizi? Nukora nuze yayo, uraza kubona ko byose biri muri iyo dimension eshatu. Wabizi? Ni ukuvuga ngo nimubasha kuwutema mukawuterura mukawuterana, muzaba muwuvanye ahantu muwujyana ahandi muri dimension eshatu. Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo ibintu byose ubona n'amaso y'umubiri biri muri iyo dimension eshatu. Byumvikanye? Amen. Reka nkubaze, Bibiliya yanjye nyivana nkayishyira hano, iracari hehe? Muri za dimension eshatu, sibyo? None igihe umusozi wabagaho, sibyo, kugira ngo iriya mu Kigali ibeho, mu gihe Imana yashimye ko ibaho, wayumvise? Ni ukuvuga ngo ibyawugize iriya musozi byaramuvinze kuva ahantu hamwe kujya ahandi. Ibigize mu Kigali ntabwo byavuye mu ijuru ngo bijye mu Kigali, ni fenomene zabaye muri izo dimension eshatu. Wayumvise? Les géologues barabizi, abize géologie. Uriya musozi Njari, uriya musozi Rebero, uriya musozi Kigali, ntahandi byavuye, ni ibi fenomene zakoretse muri dimension eshatu. Ntabwo byavuye hanze y'izo dimension ngo bite biza. Byumvikanye? Wenda byumva. Nimba utumvise mbwira nsubiremo. Wabyumvise ntiwabyumvise? Ushobora kubisobanurira umuntu? Wowe mu buzima bwawe buba muri izo dimension eshatu, nta bindi.
ko dimension ni ukuvuga ngo ni mouvement kuva ahantu hamwe ujya ahandi, direction runaka. Or dimension turimo dushobora kumuvinga tukajya imbere tukajya inyuma, dimension ya mbere, tukajya iburyo tukajya ibumoso, dimension ya kabiri, tukajya hejuru tukamanuka, dimension ya gatatu. Ntahandi dushobora kujya, dushobora kurengaho. N'ibi byose tubamo tubona, inzu wubaka ni muri dimension 3. Wabibise, imodoka uragendesha ni muri dimension 3. Ibyo wakora byose ubikora muri dimension 3. Ubuzima bwawe mu buryo bw'umubiri bubaho muri dimension 3 kugeza igihe uzapfira. Birumvikana. None umwami yavuze ngo uyu musozi mukwiye kuwimura. Noneho ntabwo ari ibintu biri geologique. Wabibise, ntabwo ari kuvuga ngo haze umutingito noneho ikibaya cyaguka cyangwa iki umusozi wirema ujya ahandi. Umwami aravuga ngo nashaka kuvuga ngo nimugira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwakwimura uyu musozi mukawubwira ngo va hano ujye mu nyanja wakumvira. Nashaka kubaza, mumva bishoboka? Muri dimension 3 turimo byashoboka? Ari abantu bibaza ngo burokore ngo nukuza gusa ngo haleluya. Ubitekereze, nubona nimvano nkajya mu biro ndacyari muri dimension 3, ko ndaza kugenda nkuko naje ndacyari muri dimension 1, sibyo? Amen. Ningenda hariya nkagaruka dimension ya 2, nisimbuka nkamanuka ya 3. Nta handi nemerewe kujya. Ibinkundira ugiye kuba mu nyanja, inyanja siba he? Muri dimension 3. Ibyo ikoramo byose nubwo nayisinziramo ni muri dimension 3. Hanyuma Albert Einstein niwe yaje gushira muri dimension ya 4 yita l'OTAN. l'OTAN rero wowe wayijyamo. L'OTAN ntumenye kuntu, personne ne sait comment l'OTAN s'écoule, ntushobora kubimenya. L'OTAN rero ni dimension ya 4 ariko twebwe turi muri dimension physique. Ko l'OTAN yaje muri 1915 na relativité générale ya Albert Einstein. Turi muri monde à 3 dimensions, niyo twebwe twemerewe kubamo, niho Imana yadushize. Kandi n'ubwonko bwacu bwabaye adapté dans un monde à 3 dimensions, ici à 3 dimensions. None umwami araje rero atubwiye ibintu bidefiya les 3 dimensions. Ni challenge. Atuzaniye ibintu muri dimension turimo ntago tubyumva. Uyu musozi turawimura gute? Mumenye ko nitumva iby'uwo musozi no mu buryo bw'umwuka turaza kumva ibyo umwami atubwira. Amen. Haleluya. Turaza kumva, turaza guhabwa la clé des miracles, urufunguzo rutuma Imana ikora ibitangaza mu buzima bwacu. Mu gihe cyose ubukristo bwacu buzaba bufungiwe muri 3 dimensions, ntituziga tumenya imbaraga z'Imana. Imana rero yaduhaye kwizera. Amen. Kwizera kugira ngo amababa yako, wabibise, atuvane muri yo gereza ya 3 dimensions. Dutangire rero kubona ibyo tutabonaga muri ya gereza ya 3 dimensions. Kwizera kutuvana muri 3 dimensions tukamuvinga mu yindi dimension. Iyo dimension rero niho tubona ibyo tutabonaga tukiri muri ya 3 dimensions. Ibamo abantu bose iyo baje muri isi. Niyo mpamvu twe turiga amababa yo kwizera. Kugira ngo ubwire umusozi wimuke, Yesu yavuze ko bikorwa no kwizera. Nimugira kwizera mwana kabuto ka sinapi, mwabwira umusozi shinguka. Ega yari imbere y'umusozi yabivugaga.
genda wijugunye mu nyanja ngo uzabumvira nta kitazabashobokera. Ni ukuvuga ngo kugira ngo twimure imisozi ntidukwiye kuba turi muri dimension eshatu, dukwiye kuba turi hanze, ubwo icyo gihe tuhita tubona ibyo twumva ko bidashoboka tugatangira kubona ko bishoboka. Niyo dutangira kuvuga ibintu utwumva akabona ko turi abasazi, kuko turiho turabona ibintu atabona, ko twebwe ntabwo turi muri dimension ze eshatu, twebwe twasohotsemo turi muri dimension. Haleluya, haleluya, dimension yo mu rwego surnaturel. La quatrième dimension, toutes ces dimensions, il y a tant Albert Einstein, c'est bien, le monde a 3 dimensions. Quatrième dimension, ni dimension ya supernatural, ni surnaturel, kuko turabona ibyo amaso ya kimuntu atabona. Kuko ntabwo wabwira umusozi ngo wimuke, kandi ntabwo bijya bibaho mu buzima busanzwe, aribwo buzima buba muri dimension eshatu. En fait, les 3 dimensions, c'est un monde naturel, n'ubuzima busanzwe Imana yatushizemo. Niyo mpamvu rero nimuzarenganya abantu bavuga ngo biriya ntabwo bishoboka, kuko abatekereza muri dimension eshatu Imana yamufungiyemo. Amen, haleluya. Wigeze ubona umusozi wimuka muri dimension eshatu? Ntabwo bibaho. Sibyo? Amen. Wigeze ubona umuntu agendereje amazi muri dimension eshatu? Ntibibaho. Amen. Arahita amanukamo. Ndaho ibyabaye ku nyanja Galilaya. Ariko muri dimension y'umwuka, ibyo tutabonaga tutangira kubibona, ibyo tutatekerezaga tutangira kubitekereza. Imana ishimwe. None aya magambo muyavuga wiki. Nusoma Abakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo 18, somaho. Hanyuma aho niho turi bwe tugarukiye ngo dufate umwanya wo gusenga. Mana utwigishe kumenya impamvu ibyo udusezeranije, ibyo tubwiye mu ijambo ryawe bitugora kubyemera kandi utabeshe. Aho ni amasengesho yacu. natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. None wagiye mareka mwibariza akabazo, ibitaboneka wabireba gute? C'est la négation même. Aya maso arebesha ibiboneka, none ngo ntabwo tureba ku biboneka, tureba ku bitaboneka. Ntazi yashoka bite? Kubiza banza gushira ku ruhande. Turavuga nk'abantu bari muri 3 dimensions. None bakubwiye ngo ntitureba ku biboneka, ngo n'iby'igihe gito, tureba ku bitaboneka n'ibi bidashira. Wabireba se gute? Uri muri dimension turimo, wabireba gute? Ntabwo bishoboka. None si Imana itubwira idashoboka? Nuko hari ubundi buryo bwo kureba Imana yabwa icyubahiro. Amen. Alléluia. Donc la 4e dimension, c'est la dimension spirituelle, dimension surnaturelle, supernatural dimension. Iyo rero ni abantu bake bayimo, ni abakristu muri dimension eshatu. Niyo mpamvu bavuga bati biriya bintu ntabwo bishoboka, kandi mu rwego rwa dimension eshatu koko ils ont raison, ntibishoboka. Wabyumvise? Umviriza kandi nsubiremo. Physique mbere ya Albert Einstein yavugaga ko isanzure turimo ifite dimension eshatu.
nazibabwiye. Albert Einstein 1915 ahita azana teori yitwa la relativité générale, niyo tunagenderaho n'uno munsi, avuga ko hariho 4e dimension, hariho dimension ya kane, le temps. None aravuga ko isanzure ryose ritarihura ni dimension ya kane yitwa temps. Uvuga ngo dufite 4 dimensions, 3 dimensions physiques na dimension ya temps. Iyo niyo physique. Okay? None twavuze ngo nidushira ku ruhande dimension ya kane temps, none tukaba muri dimension eshatu. Ushobora kujya imbere ngasubira inyuma, ushobora kujya iburyo ngajya ibumoso, ushobora kujya hejuru nkamanuka. Naho sinshobora kujya hanze yaho. Turabyemeranya ibyo by experience. None uretse iyo dimension ya kane ya temps, turashaka kureba dimension yindi kugira ngo mbashe gusohoka muri cadre Imana yanshizemo. Amen. Ko nashobora kurenga. Ariyo bita le monde physique turimo. Dimension ya kane yitwa dimension spirituelle surnaturelle, supernatural dimension. Iyo rero twabonye ko Imana itubwira ngo hari uburyo twayibamo, kandi tuyibamo tuzabona ibitaboneka mu gihe turi muri dimension yacu yasi yacu ifite dimension eshatu. Ngo twebwe ni bande? Ngo twebwe ntitureba kubigaragara, kubiboneka ngo ni by'igihe gito, iboneka n'ibiheze. Ni ibiki biri mu dimension eshatu? None ibyo urebesha amaso byose bigengwa n'irihe tegeko? Ibyo urebesha amaso byose n'umubiri wawe bigengwa n'irihe tegeko? Yo gusaza, kubora. Gusaza, gupfa, kubora. Imodoka isohoka ndari shasha, nyuma y'igihe runaka uzayisanga yabaye karikase, bayishize hehe cyangwa bayizingazinze bashize mu ruganda bakayivanamo indi. Iteko rigenga ibiboneka, iteko rigenga ibiboneka riravuga ngo byose bikwiye gusaza, bikwiye gupfa bikabora. None se gusaza, gupfa no kubora Paulo yabishize mu ijambo rimwe, n'iby'igihe gito. Geho abari mu mwami Yesu Kristo babyawe ubwa kabiri, ntitureba kuri ibyo by'igihe gito. Iyo gihe gito wabonye ko biri mu isi ya dimension eshatu. Twe tureba ku bitaboneka ko ngo n'iby'ibihe bidashira. Nuvuga ngo hakurya ya dimension eshatu zigize isi yacu hariho ibintu by'ibihe bidashira. Ariko kugira ngo tubibone nuko dusohoka muri iyo si ya dimension eshatu. Kandi ntushobora kuyisohokamo udafite amababa akugurukana ngo uve muri iyo ujye kure yayo. Ayo mababa rero nta wundi uyafite, ni ukwizera. Reba abahanuzi, dufate Zakariya, baravuga ngo umwana w'umuntu ubona iki? Reka tujye hariya murebe Zakariya ibice 4, were ku murongo wa mbere turebe kwa kabiri kwanza turebe. Marayika twavuganaga agarukaho ndi, arankangura nk'uko umuntu akangurwa akava mu bitotsi, arambaza ati ubonye iki? Ndamusubiza nti ndarebye mbona igitereko kitabaza cy'izahabu cyose, kandi mbonye n'urwabya rwacyo ruteretse hejuru yacyo, mbona n'amatabaza 7 yo kuri cyo.
kandi ayo matabaza ari hejuru yacyo yose, itabaza ryose ryari rifite imiheha 7, kandi impande zombi hari imyelayo 2, umwe wari iburyo rwabya, undi wari ibumoso bwarwo. Okay. Amen. marayika ariho araganira n'umuhanuzi Zakariya. Ibi bintu aravuga ngo ubonye iki? Nje kubaza, iyo wowe uba iruhande rwa Zakariya wari kubibona? Kubera iki? Kuko we ari muri ya dimension, yasohotse hanze ya yasi turimo, igizwe na dimension 3. Ntabwo birarangira ibice 5. So umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 3 wenda. Nuko nongera kubura amaso, ngiye kubona mbona umuzingo w'igitabo uguruka. Wigeze ubona igitabo kiguruka? Wigeze ubona wowe? Uravuga ati imiyaga ije iraguruka, sibyo? Ariko hano ntabwo ari iby'imiyaga, yakibonye iguruka, kuko ariho aravuga ibintu byo muri 4e dimension. Arambaza ati ubonye iki? Ndamusubiza nti mbonye umuzingo w'igitabo uguruka, uburebure bwawo ni mikono 20 n'ubugari bwawo ni mikono 10. Arambwira ati uwo ni umuvumo woherejwe gukwira isi yose. Ku ruhande rumwe uhamya yuko uwiba wese azakurwaho, urundi uhamya yuko urahira ibinyoma wese azakurwaho. Tuvuge ibyo. Amen. Ariho arabwirwa ngo ubonye iki? Ntabwo ari ibintu wowe nubwo wari kumwe nawe wari kubona. Reka tugerere ku murongo wa 5 umanuke. Izi ni ingero niyo ndabaha. Uwo muvumo nzawohereza, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Mu wa 5. Maze marayika twavuganaga arasohoka arambwira ati noneho ubura amaso Amen. Ndabaza nti kiriya ni iki? Aransubiza ati kiriya ni indengo isohotse, kandi ati mu gihugu cyose uko niko basa. Kandi dore umutemeri w'ibati upfunduwe, mbona umugore wicaye imbere mu ndengo. Byose muri dimension 3 turimo, ibise byashoboka? Une femme assise au milieu de none wabonye umugore yicaye ke mu komeza. Ati uyu niwe bugome. Maze amujugunya mu ndengo imbere, akubitaho umutemeri w'ibati uremereye ku musozo wayo. Nuko nubura amaso, ngiye kubona mbona abagore 2 basohotse bafite umuyaga mu bababa yabo, kandi bari bafite ibise wowe umva ari byo muri iyi si ya dimension 3. Hari ibintu hakurya iyi dimension turimo udashobora kumenya keretse ugiye muri ya dimension. Komeza. Kandi bari bafite amababa nk'ay'igishonda abagabo, baterura iyo ndengo bayitwarira mu kirere. Mbaza marayika twavuganaga nti iriya ndengo barayijyana he? Aransubiza ati bagiye kubakira uwo mugore inzu mu gihugu cy'Ishinari, niyuzura azashyirwa ukwe muri icyo gihugu. Amen. Ibyo murabyumva gute? Hanyuma 6 rimwe. Ndongera nubura amaso, ngiye kubona mbona amagare 4 aturuka hagati y'imisozi 2, kandi iyo misozi yari imiringa. Amen. Komeza. Ku igare rya mbere hari amafarashi y'amagaju, ku rya kabiri hari amafarashi y'imikara. Igare rya gatatu hari amafarashi y'imyeru, no ku rya 4 hari ay'ibigina y'amabara y'ibitanga. Maze mbaza marayika twavuganaga nti biriya bisobanurwa bite Nyagasani? Marayika aransubiza ati biriya ni imiyaga 4 yo mu ijuru
ivuye guhagarara imbere y'umwami nyir'isi yose. Ririya gare rikururwa n'amafarashi y'imikara rirajya mu gihugu cy'ikasikazi, ay'imyeru yaje ayakurikiye, n'ay'amabara y'ibitanga arajya mu gihugu cy'ikusi. nituba turi aho nashaka gusa mbereke ko hariho iyindi dimension. Bivuga ngo ibi tubona hano muri iyi si, iyo mvuze isi simvuga gusa iyi si yacu, ndavuga mu isanzure, yaba wajya ku kwezi, yaba wajya ku yindi galaxy, aho wajya hose, ibintu byose wabona biri muri dimension eshatu. Hariho rero dimension hanze y'iyi dimension, y'izi dimension eshatu. Aho rero ni isi y'umwuka na niho ibintu byose bikuwe mu isano y'Imana bikorekera muri dimension turimo twebwe eshatu. Hariho ibintu hariho urwego utarenga. Niyo mpamvu hariho icyo bita l'impossible. Mwumvise ko tudashobora kugenda hanze ya dimension eshatu mu buryo bwa kimuntu. Ujya hose wowe ubikora muri dimension eshatu. Ushobora kujya imbere, ushobora kugaruka inyuma, ushobora kujya iburyo, ibumoso, ushobora kujya hejuru, ushobora kumanuka, ntawe wajya hanze y'izo dimension. Niyo mpamvu rero kubera yuko turi limite, kubera ko dufite imbago twashiriweho mu buryo bw'umubiri, niyo mpamvu harimo no muvugo yacu ko hari ibintu bidashoboka. Ntabwo Elizabeth yari kubyara, ntabwo Sara yari kubyara. Kubera iki? Kubera ko bagengwaga n'itegeko n'amategeko yo mu isi ifite dimension eshatu. Wabibizi? N'itegeko gusaza, gupfa no kubora. Bari barashaje badashobora kubyara. Amen. None ijambo ry'Imana riraza, niryo muhe dimension ya kane, irababwira ngo muzabyara. Amen. Noneho ibitashobokaga muri dimension zabo zo muri iyi si barimo yarashobotse. Igihindura ibintu muri dimension isi ya dimension eshatu gikwiye guturuka hanze y'izo dimension. Na niyo mpamvu Abayeburayo 11 umurongo wa mbere ngo kwizera niko ukwizera. La foi c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ngo ukwizera niko kudemontra, niko kutuma ibitaboneka bigaragara muri isi turimo ya dimension eshatu. Nta kwizera tuzigumira muri dimension yacu eshatu twibaza ko ibyo turimo nibyo nyine. Ntabwo uzigera ubona ibindi binyomoza rya tegeko rigenga iriya si ya dimension eshatu. Na niyo mpamvu ngo kwizera niyo kutumenyesha ko byose byaremwe n'ijambo ry'Imana iboneka byose, kandi kutumenyesha ko ibiboneka bitavuye mu bigaragara. Rero uyu munsi turashaka kwinjira muri iyo jambo amababa y'ukwizera. Tuyagurukisha tujya he? Atuvana mu isi, le monde à 3 dimensions, ari isi turimo, ayo mababa akatugurukisha hanze y'isi turimo, none tukajya muri indi dimension ya kane, dimension y'umwuka. Amen. Y'ubwami bw'Imana mu mwuka. Niyo mpamvu aho rero niho tuvugira, hanyuma bikagira ingaruka muri iyi si rero ya dimension eshatu.
wenda nibidukundira kubera umwanya turaza kureba ni gute ibyo bintu bikoreka. Ariko kugeza aho wabyumvise, ibyo urebesha amaso ntabwo ari byo gusa, hari n'ibindi. Niyo umuhanuzi bari baramubwira aravuga ibintu twebwe twakumva tutabyumva, ngo umugore ngo apfumuka ahantu afite umuyaga hehe, ibintu. Reba Zakariya, turaza kumuvugaho nawe, aratubwira ibintu kwati ibintu n'ibiki, kwati ibintu. Ariko turi mu isi iri muri gereza ya dimension eshatu. Amen. Dimension eshatu. Kadufate kwanza umwanya dusenge, tusabe Imana kugira ngo Imana igufungure, iguhumure, fungura ubwenge bwawe, noneho wibwire ko aya magambo ari ay'ukuri, ngo twebwe abari muri Kristo Yesu nitureba ku bigaragara ngo ni iby'igihe gito, nitureba ku biboneka igihe gito, ngo tureba mu bitaboneka ngo ni iby'ibihe bidashira. Nashaka kumenya uburyo nabaho mbona ibitaboneka. Ntabwo mumva yayo. Amen. Ijambo ryari rambwira ngo twebwe abana b'Imana, twebwe bavutse ubwa kabiri, ngo nitureba basomeri. Ega amagambo mukwiye kuyamenya. Amen. Mwaza ko ubukristo ni erega ntabwo turabimenya. Abamarayika bajya baduha pole kabisa. Abakorinto ba 2:18 nibyo tugiye kumeditaho no gusenga. Natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. None tufite ikibazo niki? Turabwiye ngo twebwe abana b'Imana bavutse ubwa kabiri nitureba ku biboneka, kandi amaso dufite aturebesha gusa kwiboneka. None se ibitaboneka turabirebesha aya maso? Aho niho tuba turiga rero. Genda usenga Imana kuri iri jambo. Amen. Turafata iminota 5 muri sasaba Imana. Ibi se twabihimbye, kandi nimba bivugwa nuko igihe tutabona biha, kandi ko dufite ubushobozi bwo kubibona. Banuza le même terme. Dufite ubushobozi bwo kubibona. Erega problème hari niki? Idini ryaratumugaje. Nimba wigeze unarijyamo, nawe utarigiyemo, ubwenge bw'isi bwarakumugaje. Twaramugaye mu buryo cerveau yacu, ubwonko bwacu ntabwo buri a mesure, ntabwo buri fite ubushobozi bwo gutekereza hanze ya box barimo. Babizi, turi muri box, turi muri gereza yitwa le monde à 3 dimensions. Hanze y'i 3 dimensions, ubwonko bwacu ntabwo buri habitué kwibaza hanze ya dimension. Kiretse mu isi y'Imana turiho turiga ibyaho, cyangwa isi y'abadayimoni, kuko nabo bafite uburyo bava muri dimension turimo. Ndaza kubibabwira. Ariko bo barabizi ibyabo kurusha abana b'Imana kumenya ibyabo. Tani bazi ibyabo kurusha twebwe uko tuzi iby'ubwami bw'Imana. Amen. Ntabwo ari gusa twebwe dushobora kwinjira muri 4e dimension, dushobora kuva muri 3 dimensions dufunganye. Nabo kwa Satani bazi iby'ubwiru bwa Satani, iby'ijepfu bwa Satani, bo barabizi. Murazi ko babyita? Barabyita ngo entrer dans le plan astral. Babyita plan. Iriya 4e dimension bayita plan astral. Kandi bigisha ababo uko bayinjiramo. Je mu Bufaransa niganye n'umuntu yitwaga Hervé.
mbere yuko akizwa yari kwa Satani. Yaramubwiraga uko byari bimeze. Urumva, none ni umukozi w'Imana, twari mu ishuri ry'Imana, sibyo? Twari mu ishuri y'umurimo w'Imana. Rero ni ukuvuga ngo ibyo yambwiraga nibyo, kandi nyuma naje gukora de recherche nsanga nibyo. Amen. Aho yaravuga ati arigihe nibaza ubushobozi twari dufite hari mu Mana, nkumva havugwa muri Bibiliya ibirenze, ariko ntabyo mbona, bikamubabaza. Kuko we arabizi. Bazi ko yambwiye ati tu sais François, ni umufaransa, ni umuzungu, uyo Hervé yambwiye ati c'est là où j'étais là, dans le monde du satanisme. Avuga ngo nous avions la capacité de faire un voyage astral. C'est quoi ça? Tufite ubushobozi bwo kwinjira muri uriya rwego, tukava muri iyi si, tufata nka gereza, tugasohoka mu mubiri, tukagenda. Alors ça va, c'est comment? J'étais capable de me mettre dans une bouteille. Ngo ndari mfite ubushobozi bwo kwinjira mu icupa. Prove. Nibyo bita le voyage astral. Aho tuba ahantu gusa, ukabura aho gusa, nyuma ukagendesha imodoka, ukagenda n'indege, ukumva ko bayigitangaza. Ibyo c'est du pipo ça. Abari muri iyo monde baravuga ati urakina n'ibyondo wowe. Bayigitangaza rero ngo iki n'iki, kwabaye ngo pilote rulinye, oya turajyamo mama, wowe rindira gusa. Ndiyo ndashaka kubabwira ko ntabwo ari gusa mu bwami bw'Imana batubwira ibi, no kwa Satani ababo barabizi. Icyo bita entrer dans le plan astral, le voyage astral. Aranambwira ngo je pouvais, amaze gukizwa byaragiye, je pouvais aller dans une maison d'un copain, je pouvais entrer dans une maison ou dans la maison de mon copain sans qu'il me voie, et j'assiste à tout. Nashobora kwinjira, kugenda nkinjira mu nzu inshuti yanjye, nkicara aho nshaka kandi nkabona ibyose, hanyuma tubonanye nkamubwira ibyo bari barimo. Mubyuzi twebwe ntituramenya n'ibyacu, tuba tuzi ko ngo agakiza ngo nukuza hano akavuza ingoma, hanyuma undi akajya akikaraga, hanyuma tugataha ngo twakomeye. Niba turi titana, tugende dusengere ku Bakorinto ba 2:18.